rero hari n'imvugo y'ikinyarwanda ivuga ngo runaka yariye Amavubi. yariye Amavubi bivuze ngo yarakaye cyane, afite ubukana budasanzwe. Vincent, karame ubu muri iyi minsi umuntu avuze ko Amavubi yariye Amavubi yaba akabije cyane. icyo gihe twavuga ko Amavubi ahubwo afite ubukana bukomeye, kubera yuko ikigaragara bwana ndamukunda, iyo urebye ukuntu muri iyi minsi Amavubi ahagaze bitandukanye nuko twayibonaga mu gihe cyashize, aho Amavubi yajyaga mu kibuga tukaba twiteguye gutsindwa, ukabona n'abafana ntacyo bibabwiye, cyane ko nk'iriya stade nyakubahwa perezida wacu yatwubakiye, stade ijyamo abantu bagera mu 60, ariko mu gihe Amavubi yakinnye rwose batashyizemo ku buntu ngo bazane n'amabisi batware, ntabwo byakundaga, ariko ubu ngubu Ivubi ririmo riradwinga. Abadukurikiye ngira ngo barabyibuka, abakunzi b'umupira w'amaguru bamaze iminsi rwose bafite ikibazo cyuko ikipe y'igihugu idatanga ibyishimo bikwiye. Ndabyibuka hari igihe hari imikino rwose y'umupira w'amaguru, mu gihe kimwe hari n'isiganwa ry'amagare, ukabona ko mu magare abantu barashyushye barafana bishimye, ariko bagera mu mupira w'amaguru ukabona ko rwose Amavubi batari gutanga ibyishimo bigeze ku nyota y'abafana, ku buryo usanga amakarabu yitabirwa cyane, akunzwe, ashyigikiwe, afite abafana bashyushye bahorana imihigo kuruta ikipe y'igihugu. Iki ni ikibazo cyari gikomeye muri ruhago y'u Rwanda. Ndibuka ko na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yakivuzeho cyane, avuga ati rwose ntabwo muri gutanga umusaruro ushimishije, ndetse rwose ngo yigeze no gutanga inama avuga ati niba mubona kuko gutunganya umupira birimo bibagora, mwana ureka mugakora ibindi, mukajya mureba uwo hanze. Uyu munsi Amavubi ari gutanga ibyishimo, ariko mu minsi yashize rwose abantu benshi bari batangiye gucika kuri stade. Ni iki cyabaye? Ni iki cyakozwe? Umusaruro turi kubona uyu munsi ubona waraturutse he? Ariko muri iki gihe cyo guhamagara aya Mavubi tubona, kuko aravuze ibi by'agaseke, habanje kuvugururwa Ferwafa, hazamo umuyobozi uriya witwa Shema Fabrice. Ageze muri Ferwafa hari ibintu byinshi yahinduye bikomeye. Yego, muri Ferwafa umuntu yabaga ari muri Ferwafa, ibibazo bigapfa umuntu wese akabona ntibindeba. Perezida yabibona kubura kutivanga mu by'umupira, akabya inama yo kubireka. Ariko ubu ngubu ikipe ubu ni imwe, yaba Minisiteri ya Siporo yaba Ferwafa batahiriza umugozi umwe. Agezemo imbere y'ikintu yakoze, yarabanje aha imbaraga amakarabu,